Ibihe byiza cyane ndabasuhuje kandi nkomeje kwihanganisha mwe mwese mukibabajwe n'inkuru zitandukanye turi kugenda tubagezaho muri ino minsi zerekeranye no guherekeza nyakwigendera Gogo Gloriosa ndetse na Lieutenant General Kambanda ni amwe mu makuru turi kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu, ariko ndagira ngo tugaruke kuri iyi nkuru ikomeye cyane, akaba ari inkuru ya Gogo Gloriosa wagombaga gushyingurwa uyu munsi, aho yagombaga gukurwa umurambo we aho wari uherereye ni ku Kacyiru kuri Rwanda Forensic Institute, ni munsi ya polisi urenze ku isomero rusange ry'igihugu cy'u Rwanda, niho umurambo wa Gogo wari ubitse muri morgue. Byari biteganyijwe nk'uko twagiye tubitangarizwa kenshi ko uyu munsi ku wa mbere itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2025 bagombaga gushyingura uyu nyakwigendera. Mbibutse ko Gogo Gloriosa yapfuye ku wa gatatu ndetse bakaza no kumukorera ibizami bigiye bitandukanye kugira ngo bamenye icyamwishe. Basanze ko yishwe n'indwara y'ibihaha, aho ku bihaha hagiye hakaza utuntu tw'utubyimba ndetse tukabyimbamo amashyira tukaza guturika, Gogo Gloriosa agapfa. Nyuma yo gupfa rero murumva ko byari bikomeye, hahise hakurikiraho process yo gushaka uburyo umurambo wa nyakwigendera ugezwa hano iwacu mu Rwanda. Akaba twarabonye icyo bita guverinoma cyangwa se government of Rwanda ikora imirimo ikomeye, ikora ibitangaza kugira ngo nyakwigendera Gogo Gloriosa abashe gushyika mu rwamubyaye, tumushyingure ndetse tumuherekeze amahoro. Murabyumva rero ukuntu byari agahinda kuri famiye ye ndetse byari n'agahinda kubo bari bari kumwe mu gihugu cya Uganda. Mwibutse yuko ni inshuro ya kabiri yari ageze muri Uganda, ariko nabwo yari yagiye muri gahunda ijyanye no gutaramira abantu mu ndirimbo za gospel, gutanga ubutumwa Uwiteka yamutumye ku mukumbi wayo. Gogo Gloriosa rero mu bantu bamukurikiranye mu gitaramo babonye ko Gogo yari umuntu wa performance adafite imbaraga zihagije, byagaragaraga ko arwaye. Bikemu rero umwe muri management yamurebereraga mu muziki ndetse no mu bijyanye n'itangazamakuru yaje gutangaza ko Gogo yaje kurwara, ariko bakabona ibintu biragenda bimushika akazana urufuzi ndetse bikarushaho kugenda biremera cyane, babona ko bakwiye kumugeza mu bitaro. Bidatinze bamugejeje mu bitaro, Gogo Gloriosa aza kuhasiga ubuzima. Nta kintu byatanze kuko yari arimo yigendera, yari arimo abasezera, ubundi Gogo yitaba Imana. Mu kugera hano rero mu Rwanda byari ibintu bikomeye cyane, ariko turashimira igihugu cyacu kidahwema gukomeza kwita ku munyarwanda aho ari hose, ndetse kidahwema guha agaciro ubuzima bw'umunyarwanda aho ari hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Buriya ntimwagakwiye kugira ikibazo kuko igihugu cyacu cy'u Rwanda kiratureberera kandi umunsi ku munsi. Ageze hano mu Rwanda rero yajyanywe hariya, amagambo akomeza kuba amagambo, none kuki bamujyanye muri Rwanda Institute kuki bamujyanye muri kiriya kigo Rwanda Forensic Institute kugira ngo ariho babika umurambo we. Abantu benshi batangira kwibaza yuko bishoboka ko Gogo ashobora kuba agiye kongera gupimwa wenda bwa kabiri, wenda ashobora kuba hataranyuzwe bisubiza abaganga bo muri Uganda babahaye. So nago tuzi ngo baramupimye cyangwa ntibamupimye, ariko abantu benshi bakomeje kugenda babyibaza. Nyuma yaho rero haje kubaho ikiganiro n'itangazamakuru, witwa Bikemu aza kuganira n'abanyamakuru, ariko mu kiganiro yakoze cyane ni ikiganiro cyagaragayemo ikintu cyo kwiyama ndetse no kunegura ndetse no kunenga abanyamakuru batandukanye bo kuri YouTube channel, ngo bagendaga bavuga ibihuha bitandukanye ku bijyanye no gupfa k'uyu nyakwigendera Gogo Gloriosa. Ariko abanyamakuru ntekereza ko ba YouTube bakora inkuru zabo bagamije kugira ngo babone YouTube views, maze amafaranga yabo abe yaza kandi aza ari menshi. Bikemu rero yarabanenze avuga ko bari kurira ku murambo wa nyakwigendera, kandi ababwira ko ibyo bintu bitari byo. Ariko twagiye dukurikira ama speech menshi agiye akora ubwo bajya guhaguruka muri Uganda,
bari gutanga icyo bita raporo y'icyaba cyarishe Gogo imbere y'abanyarwanda. Nabwo twumvishe speech zikomeye cyane uyu mugabo BKM wari ushinzwe Gogo mu itangazamakuru yavuze amagambo nayo asa nkaho ari kwiyama abanyamakuru bakomezaga gukorera ku murambo wa nyakwigendera, bavuga ibintu biterekeye ndetse bitanasobanutse. Yaje kudutangariza rero bageze mu Rwanda mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru, yavuze yuko gahunda yo gushyingura Gogo Gloriosa iri ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025 ari uyu munsi ku wa mbere. Bavuga ko byari gutangira saa 2 za mu gitondo, bari kuba bageze Kacyiru bagiye gutora umurambo, ndetse isaa 4 bakaba berekeje i Rwamagana aho bagombaga kujya gushyingura Gogo. Ngira ngo niko byagenze nko mu masaha ya saa 2 gutyo nibwo bari bahashyitse ku Kacyiru baje gutora umurambo, ariko mu by'ukuri ni ibintu byabanje gutindamo bitewe n'uko famiye ya Gogo hari ibintu byinshi tumvikanagaho na management ye, ariyo mpamvu byabanje kuganirwa. Ikindi nuko kugira ngo umuntu bamuherekeze babanza kumukorera amasuku, bakamwambika imyenda imeze neza kugira ngo agende asa neza, asubire ku wamuhamagaye ayitabe Uwiteka, bakamusubizayo asa neza ameze neza. Nabyo rero byafashe umwanya munini ndetse babanza no kujya kubyitaho, ari nako amakimbirane hagati ya famiye ya Gogo ndetse ni management bashinza ko nta kintu yigeze imarira Gogo mu by'ukuri, ahubwo Gogo yakoraga bo bakarya. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse ni ibintu byaje no kugaragaramo umwe mu bantu navuga babaye intandaro yabyo ariwe BKM wakomeje kugenda avugira ndetse anasabira ubufasha Gogo Gloriosa. Bavuga ko yaba ari gukurura yishyira, ahanini wenda arimo arashaka indamu nyinshi. Bavuga ko ari kurira ku murambo ndetse n'utuntu twinshi twagiye tuhabera, navuga tutari twiza, utuntu twagiye twivanga mu bintu bigatuma abantu bacika ururondogoro bavuga inkuru nyinshi. Umurambo rero waje guhaguruka harino ku Kacyiru isaha y'isa 6:14 gutyo 15 berekeza mu karere ka Rwamagana, aho bahageze mu masaha ya saa 9 saa 8 saa 9 nibwo bari kwinjiza Gogo Gloriosa kugira ngo bamusezereho bwa nyuma. Korali yari hari iri kuririmba rwose mu gace bahinjiye kare, barangije bararirimba, nubwo Gogo bataje kumujyana mu rusengero bitewe n'uko Gogo urusengero yasengeragamo rwa Anglikani ari urusengero rwari rumaze igihe rufunze, kuko narwo barufunze mu nsengero zitujuje ibisabwa. Gogo Gloriosa rero akigezwa mu rugo bamwakiranye indirimbo aheza ni mu ijuru, iyi si n'izindi zigiye zitandukanye. Ubundi basezera kuri nyakwigendera, barangije berekeza ku irimbi kujya gushyingura Gogo Gloriosa, ariko ugasanga impande zose ntiziri kurebana neza bitewe ko hajemo n'ikintu kijyanye n'ama YouTube channel, kurwana, intambara z'amafaranga, intambara zo kuba batarabaniye Gogo, intambara zo gukurura wishyira, ni ibintu byinshi cyane. Navuga ko Gogo agiye asize abantu bari mu matiku menshi cyane, ariko buriya byanga bikunda haraza gukurikiranwa hamenye icyo management ishobora kuba yarumvikanye na Gogo, maze famiye ye ize kubona ibintu uko byanditse ndetse ibintu bize gukurikizwa uko byanditse. Ikindi kintu gitangaje, uyu munsi bagombaga gushyinguraho Gogo Gloriosa, ni nayo munsi Gogo yashyize hanze indirimbo yitwa Inzira Ebyiri, akaba ari indirimbo yasohotse kandi ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo irimo ubutumwa. Niyo mpamvu tuvuga tuti Gogo ndabizi neza ko ubu yicaye iruhande rw'Imana Data, yicaye mu ijuru, yicaye ahera, ariko natwe tukifuza tuti wazaduha kugerayo, waduha gukora imirimo myiza, waduha gukora ibintu biciye mu mucyo
kugira ngo natwe tuzabone ubwo bwami. Nyamara benshi barimo bararwana hejuru y'umurambo bavuga bati baturiye amafaranga yabaye amafaranga. Ikibazo cy'inkunga zagiye zikorektingwa ntabwo kiri kumvikanwaho na buri mpande zose. Reka ndeke kurondogora byinshi, ahubwo nkomeje kwihanganisha umuryango wa Gogo ndetse na management, ntibagiwe n'abakunzi bakundaga uyu Gogo Glorious. Ndabakunda cyane, nitwa Iradukunda Kevin Junior.